Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye kandi kuba mwigomwe uyu mwanya wanyu kugira ngo tuganire ku ijambo rigira riti komeza wiringire Uwiteka. Reka nanone mbashimire kunyakira muri Friends Gaudence Group. Uwiteka Imana ibahe umugisha. Ngewe ugiye kubaganiriza nitwa Baptiste NGABONZIZA. Ndi umupapa ukuze, mfite umufasha twabyaranye abana b'abasore, abasore beza babiri n'umukobwa umwe ari nawe muto kuko afite imyaka 21. Dutuye Kimisagara, akagari ka Katabaro, tukaba dukorera umurimo w'Imana kuri EPR Paroisse Kamuhoza. Ndakijijwe, nkunda gusenga kandi nkunda kuririmba. Impano Imana yangabiye nkiri muto simbimenye, nkaba mbitangiye mu zabukuru. Uribaza uti wabibwiwe n'iki? Kera muri za 90, ndavuga mu mwaka w'1990, nakundaga cyane indirimbo z'Imana ku buryo najyaga njya mu gakinjiro kuri ADPR nkurikiye amakorari aririmba indirimbo z'Imana, cyane cyane korari Hoziyana. Naba numvise ko itabonetse mu iteraniro, nanjye ngahita ntaha. Imana ishimwe cyane rero kuko ubu ngubu nanjye nshobora gufata inanga yanjye nkaba naririmba indirimbo nk'iyi. Umuhanuzi Daniyeli yahishuriwe ibimenyetso by'imperuka y'isi. Umubabaro no gutabarwa, ubwenge bwinshi no kujarajara ndetse n'ibindi. Ibimenyetso by'imperuka y'isi bidusunikire kwizera Uwiteka. Iki gihe turimo impuha nyinshi, intambara n'inzara n'ibimenyetso by'imperuka y'isi. Indwara z'ibyorezo, coronavirusi, gufunga insengero n'ibimenyetso by'imperuka y'isi. Ibimenyetso by'imperuka y'isi bidusunikire kwizera Uwiteka. Mu bihe by'amakuba n'akaga kenshi, twitwararike kandi twihangane twizera Uwiteka. Nukwigendere utegereze, uzaruhuka uhagarare mu mugabane
umugabane wawe. Ibimenyetso by'imperuka y'isi bidusunikire kwizera Uwiteka. Reka twifashishe ibyanditswe byera biboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 40, umurongo wa mbere. Reka dusome. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Iki gihe turimo ni igihe kigoye ku batuye isi bose, aho imibereho ya benshi iri mu kaga kubera icyorezo cya COVID-19. Ni igihe giteye ubwoba kuri buri muntu wese, haba ku mugabo cyangwa umugore, haba ku mwera cyangwa umwirabura, haba ku bakomeye cyangwa boroheje, yemwe haba no ku bizera cyangwa batizera. Ariko ndagira ngo nguhumurize, ngo ukomeze, maze nawe ukomeze abandi, nkubwira nti ntacyo bizagutwara kuko uhagarikiwe n'Uwiteka Imana yawe. Mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19, mu ngamba zafashwe harimo no guhagarika ingendo zitari ngombwa ndetse no kuguma mu rugo. Abantu bamwe na bamwe bararenga kuri izo ngamba, ugasanga bahanganye n'inzego z'umutekano, ku buryo hari igihe biba ngombwa ko hakoreshwa n'imbaraga. Ariko reka turebere hamwe uko bamwe mu batubanjirije bitwaraga mu bihe bikomeye nk'ibi. Reka dusome kandi ibyanditswe byera mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 6, umurongo wa 23. Reka dusome. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ndafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twibukiranye ko turi ku mutwe w'amagambo uvuga uti komeza wiringire Uwiteka. Umugaragu w'Imana Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare nyuma yo kwanga kumvira itegeko ryo gusenga umwami Dariyo. Iryo tegeko ryari ryamushyiriweho kugira ngo bamugerageze kubera yasengaga Uwiteka Imana, kandi akaba n'umutoni ku mwami Dariyo. Kubwo kwiringira Uwiteka, Daniyeli yarindiwe mu rwobo rw'intare ntizamurya, kuko umwami yamukundaga cyane. Byatumye azinduka ajya kureba ko zitamuriye, maze atungurwa no kubona zitamuriye kandi zari zishonje cyane. Ahera ko ategeka ko mu gihugu hose batangira kwizera Imana ya Daniyeli. Mu gihe nk'iki turimo, umukristo arakangurirwa kuba maso no kutaba icyigenge, akagandukira Imana n'abayobozi yamuhaye. Umukristo nyakuri kandi akwiriye kuguma kwingingira no kwiringira Uwiteka kugira ngo akomeze abane nayo mu bihe bikomeye nk'ibi. Uko byagenda kose, agomba kwiringira Uwiteka, agaharanira guhamya gukomera kw'Imana mu mibereho ye ya buri munsi. Imana ishaka ko tuba abakristo igihe cyose n'ahantu hose, kandi tugakomeza kuyiringira no mu bihe bikomeye nk'ibi turimo. Natwe muri iki gihe turimo dukwiriye gutekereza ku mbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo. Nitatubonaho umugayo, izadukorera ibikomeye, maze izina ryayo rishyirwe hejuru. Uwiteka Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda nk'uko yarinze Daniyeli intare ntizimurye. Reka dusenge Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu ku byo udukorera byose. Turagushima ko waturinze muri iyi minsi yose itambutse, kandi ukatwitaho mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubabarire ukwizera kwacu guke, kandi udushoboze
kukugandukira no kugandukira abatuyobora. Dukize iki cyorezo cya COVID-19, urengere itorero ryawe, urengere abanyarwanda, urengere isi yose muri rusange, kandi umwuka wawe wera akorere muri twe. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.